Muri iyi minsi umubare w'abantu benshi barahangayitse bitewe n'impamvu zitandukanye. Izo mpamvu zitera imihangayiko n'agahinda bikabije bigatuma bamwe biyambura ubuzima ni izi zikurikira: gutakaza ubuzima bw'abo bakundaga, baba abagize umuryango cyangwa zimwe mu nshuti zawe, ubushomeri cyangwa se ibura ry'akazi, amadeni, imyenda ubereyemo banki runaka cyangwa abantu ku giti cyabo, gucana inyuma ko bashakanye n'ibindi. Hirya no hino mu isi usanga abantu benshi bahangayitse, kandi koko ni ngombwa. Buri kiremwa kiba kuri uyu mubumbe dutuye kiba kigomba kugira imihangayiko y'ibintu runaka cyifuza kugeraho byanga bikunze. Ubushakashatsi bwagaragaje ko guhangayika ari ibisanzwe mu buzima bwa muntu, ahubwo uburyo tubyakira ari byo bigaragaza ikinyuranyo mu mibereho yacu. Nibyo koko guhangayika si bibi, kandi biba bishobora kudushishikariza kugira icyo dukora. Urugero, tuvuge wenda ufite ikizamini cya leta mu kwezi gutaha. Ibi bizatuma ugira umuhate no guhangayika wiga cyane kugira ngo uzagire amanota meza. Gusa guhangayika mu rugero runaka biba bishobora kuturinda akaga. Ushobora kumva uhangayitse bitewe n'uko watangiye gutandukira, ukaba uzi ko ugomba kugira icyo uhindura kugira ngo umutimanama wawe utuze. Muri make, guhangayika biba bishobora kukugirira akamaro igihe cyose bigutera gukora ibyiza. Ku rundi ruhande, guhangayika biba bishobora gutuma ugira ibitekerezo bibi nta shiti. Rimwe na rimwe ukumva umeze nk'uwazimiriye mu ishyamba ry'inzitane, utakutabaza ukabura uwagutabara. Aha bituma wumva ko abandi bagenzi bawe nta kintu cyiza bashobora kugukorera, kandi ukumva ko ibyo abandi batagukorera nawe utabikorera abandi. Umuntu ubona ibi bintu mu buryo bunyuranye n'uko ubibona niwe ushobora kugufasha. Guhangayika nta kindi bizakumara uretse kukongerera ibibazo, cyangwa byo ubwabyo bikakubera ikibazo. Niba ushaka kumenya uburyo wahangana n'ikibazo, ugomba kwita ku buzima bwawe, ukagenzura uko ubana n'abandi, intego ufite n'ibyo ushyira ku mwanya wa mbere. Abahanga mu by'imitekerereze cyangwa se indwara zo mu mutwe badushishikariza kwihanganira ibyo tudashobora kugira icyo duhinduraho. Badushishikariza kandi kudatinda ku bintu cyane, twihatira ibitekerezo bishyira mu gaciro. Ikindi ni ugushaka uwo tubwira ibiduhangayikishije, byaba ababyeyi cyangwa inshuti, kuko baba bashobora kutugira inama zatuma tudakomeza guhangayika. Uretse kwiyegereza Imana ugasenga, hari ubundi buryo wakoresha kugira ngo uhangane n'imihangayiko. Gukora siporo. Gukora siporo biri mu bintu bituma biruhura umutwe, bikagabanya stress. Impamvu ziruhura ni uko uba uri gukoresha umubiri, bityo bigatuma urekeye gutekereza. Ikindi kintu uba ushobora gukora ni uguseka, ukagerageza kwishakamo akanyamuneza, kuko nta wundi muntu waguha ibyishimo byaruta ibyo wowe wishatsemo. Guseka byongera iminsi yo kubaho, kandi bifasha ubwonko bwacu kurwanya stress mu mubiri wacu, kandi ugahumeka neza. Umwami Dawidi yaragize ati: "Nzarwana intambara muri jye ngeze ryari? Mfite agahinda mu mutima umunsi wose." Aha icyafashije Dawidi guhangana n'ibyo bibazo, yasenze Imana yibwira ibyari bimuri ku mutima byose, yizeye kandi azi neza ko imukunda urudahemuka. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko tutagomba guhangayikishwa n'iby'ejo, kuko iby'ejo biba bifite imihangayiko yabyo. Urugero, ushobora kuba uhangayikishijwe n'ikintu gikukomereye kandi kikuremereye umutima uyu munsi, ariko ejo haba hashobora kuza ikindi gikubye cya kindi inshuro zitabarika. Niyo mpamvu tuba tutagomba guhangayikishwa n'iby'ejo, kuko iby'ejo bifite imihangayiko yabyo.